Hello my people, mumeze neza murakomeye, amakuru yanyu mumeze neza, mbanje kubasuhuza cyane mbifuriza umunsi mwiza, mukomeze kugubwa neza. Okay, kora subscribe aho ngaho, andikamo ngo Obed Clever kuri YouTube, subscribe ndetse ukore na share tubashe kubona ibiganiro byinshi bitandukanye. Ndagira ngo nkwereke ikintu kimwe gusa wakora, muri make urimo ureditinga amafoto, urimo urahuza ifoto n'iyindi, ariko kugira ngo video yacu itaza kuba ndende ndagira ngo mbereke ibintu nihuse cyane. Hari application ushobora gukoresha ugakora utuntu twinshi twiza cyane dutandukanye. Ndagira ngo nkwereke application imwe yonyine iri kweditinga ifoto neza, igashyiramo background neza ku bantu bifuza kuryoshya amafoto cyane. Hari n'izindi application nzabereka nyinshi cyane. Reka dutange tudatinze, niba wakora subscribe kuri Obed Clever, twagiye. Uraza ahangaha, uraza aha, aho uraza ahangaha muri Play Store, kandeho muri Play Store, kandeho, hanyuma uze hano handitse search, ngo urahabona. Uza ahangaha kwandika, wandikemo ngo background, andikemo ngo background eraser, background eraser ngiyi. Uyikandeho gutya, right ibona ngiyi. Urabona njye narayesitaye, ubwo uratiyesitara iratangira downloading, downloading atiza yesitare. Nimara kuyesitara iyi application ndagira ngo mbibutse iyi editing ifoto neza cyane ku bundi buryo. Iyi application urinjiramo gutya, reka nze mbereke. Ihita igera ahangaha, ukimara gushika aha harimo ibintu byinshi cyane uza gukoresha, ibintu by'umuhondo, ibiki n'ibiki, ni byinshi cyane uza gukoresha, minimal shop, utuntu twinshi cyane. Ariko njye ngiye kubereka uko wakiriyetinga iyi foto yawe ufitemo muri screen ikaza ari nziza cyane. Urakanda hano handitse create, murahabona, ukandeho gutyo. urugero dukaze nediting ifoto, nediting aka gafoto, wenda biriya biri imbere hirya